Hello guys, nongeye kubaha ikaze. Nk'uko mumaze igihe muri kubyibonera, impamvu twamaze igihe tutabaha video namwe murabyibonera, ni ibi bihe twari turimo byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Muri make abo ngabo twabuze bari inzirakarengane, ni abantu bazize ubwoko batahanze, ariko twifatanyije n'umukuru w'igihugu ubu ngubu twabashyinguye mu mitima yacu, tuzahora tubibuka. Rero guys, ni ibyiciro gikomeye cyane ko ugeze kuri video. Nk'uko muri kubyibonera ubu ngubu twiziye, nk'uko muri kubona ku mashusho, ubu ngubu twaje turi muri bisi, turaje tugiye kubaha ibintu byanyu mushyaka. Muri make rero, niba utarakora subscribe warahombye, kuko ibintu tugiye kubaha ni iby'igiciro gikomeye cyane. None twabateguriye filime y'umunyenga bita The Homeless Girl. Iyo filime waba uyizi? Iyo filime nizere ko uyizi, ariko abenshi murayizi cyane. Rero iyo filime tugiye kuyibaha muri ino minsi. Impamvu twayibimye muri ino minsi murabizi neza, twari turi mu gihe cyo kwibuka abacu nk'uko nahoze mbibabwira, ariko ubu ngubu nizere ko amaso yanyu mwayafunguye, tugiye kuyibaha noneho nta byo kubabesha. Muri make filime zirakoze, muri ino minsi twazikoraga tuzeditinga, apana kuzikina, kuko muri iki gihe tuvuyemo gukina filime ntabwo byari byemewe, ariko ubu ngubu producer yari ari kuzitegura neza kugira ngo icyunamo nikivamo azahite abakubita show ya danje. Rero dukeneye abakinnyi muri ino minsi. Niba ushaka gukina filime wahamagara iyo nimero ya 0793000842. mu by'ukuri murakenewe cyane. Abafite tara nababwira iki, cyangwa se abafite impano, abari seriye nababwira iki? Muze twikinira filime murebe ko namwe mwatera intambwe nk'iyo twateye. Mu by'ukuri guys, rero ni ibyiciro bikomeye cyane. Twe turabakunda cyane kuba mugeze kuri video. Kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo ntakajye video n'imwe izajya igucika iturutse kuri iyi channel. Mu by'ukuri filime ziye guca kuri iyi channel ya Press. Mu by'ukuri ni ibyiciro bikomeye cyane kuba ugeze kuri video. Ngiye kubabwira umunsi wa nyawo filime ya The Homeless izazira. Mu by'ukuri turi itariki 14, ariko nizera ko muri ino minsi ntabwo hazarenga ku itariki 20 mutarabona filime. N'ejo mushobora kuyibona bitewe n'igihe byatunganyijwe, ariko igihe mbahaye ni munsi y'itariki 20 filime yanyu muzaba muri kuyireba, muri kwihanga amaso. Rero guys, Alice afite gahunda yo kubabwira ibintu byose yahuye nabyo muri uriya mwaka wa 2023. Ni ibintu bikomeye cyane, nawe ubyumvise wakumva bifitanye isano n'iyi filime ya The Homeless, kuko uko iyi filime ya The Homeless mwayibonye nibyo yaciyemo. Ese mbashonesheho gato, ese wari uzi ko Alice 2023 yari umukozi wo mu rugo? Mbaza ngo byaje kugenda gute rero? Kuba umukozi wo mu rugo nabyo ntabwo byamuhiriye. Uzi ko Alice uzi ko Alice mabuja we yamwirukanye, hanyuma akajya kwangara mu muhanda yabuze icumbi, hanyuma hakaza umusore w'umugiraneza akamutwara mu modoka, akamwishimira, akamujyana, akamushakira ahantu akazi keza, ariko akangaka ko gukina filime bikamuhira. Rero aho ngaho uko umuntu uzi ubwenge wahita ubisubiza inyuma ukabihuza n'igihe yari yicaye mu muhanda, Lewis akamucaho n'imodoka, akamwishimira, hanyuma akamujyana iwabo. Ariko ntabwo byari byoroshye, barabona mama Lewis ukuntu yamuhahanaga, ariko ubu ngubu ndagira ngo umenyeshe ngo babaye inshuti magara. Ese umuntu wari wamuzira nyuma ukamwishimira kuruta
ugafata na ba bandi wakundaga. Ese uzi ko Tricia bahise bamuteye awuzo, ubu ngubu Alice ari uri kwisonga. Rero guys, rero njye ndabakunda, ni Mazimwe Sipiriyani wagezaho amakuru y'iyi filime, murakoze cyane.